Abagabo benshi ntibabyemera. Dore impamvu itangaje ituma abagore bakora ibintu byinshi icyarimwe. Muraho neza abakunzi bacu hano ku Ubumenyi Buzima TV. Turabashimira cyane kuba mukomeje kudukurikira ndetse no gushyigikira ibiganiro byacu by'ubumenyi. Niba uri mushya kuri iyi channel tuguhaye ikaze, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe, gufungura akamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu bishya, kandi udutize iminota yawe itarenze 2, 3 cyangwa 4 kugira ngo tugirane ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo itangaje kandi ikunze guteza impaka hagati y'abagabo n'abagore. Ese koko abagore bakora ibintu byinshi icyarimwe kurusha abagabo? Birashoboka ko nawe wigeze kubona umugore uri guteka, yita ku mwana, avugira kuri telefone kandi akanategura gahunda y'umuryango icyarimwe. Ibi bituma abantu benshi bibaza niba abagore bafite ubushobozi bwihariye cyangwa niba hari ibanga ryihishe inyuma y'iyo myitwarire. Komeza udukurikire kugeza ku musozo w'iki kiganiro kuko tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi n'abahanga bavuga kuri iki kibazo. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bemera ko abagore aribo bakora ibintu byinshi icyarimwe kurusha abagabo. Ariko se ibyo bishingiye ku kuri cyangwa ni imyumvire gusa? Abahanga bakoze ubushakashatsi butandukanye kugira ngo basubize iki kibazo. Icyo ubushakashatsi bwerekanye ni uko abantu benshi, yaba abagore cyangwa abagabo, badakora ibintu byinshi icyarimwe nk'uko babyibwira. Ahubwo ubwonko bw'umuntu buhita buva ku gikorwa kimwe bukajya ku kindi gikorwa mu gihe gito cyane. Ariko se kuki abagore bakunze kugaragara nk'ababikora neza kurusha abagabo? Impamvu ya mbere ni inshingano bakunze kugira mu buzima bwa buri munsi. Mu miryango myinshi umugore ashobora kuba yita ku bana, ateka, akita ku rugo, akagira n'indi mirimo akora. Kubera gukora ibyo bikorwa kenshi, agenda amenyera guhinduranya imirimo mu buryo bwihuse cyane. Impamvu ya kabiri ni uko abagore bakunze kwita ku bintu byinshi bibakikije icyarimwe. Ibi ntibivuze ko ubwonko bwabo bukora ibintu byinshi icyarimwe mu buryo budasanzwe, ahubwo bivuze ko bashobora kumenyera kugenzura ibikorwa byinshi no kubyitondera. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko iyo umuntu agerageje gukora imirimo myinshi icyarimwe, ubwonko butangira guhinduranya hagati y'iyo mirimo. Iyo guhinduranya bikorwa vuba kandi neza, umuntu asa n'ukora ibintu byose kandi byinshi icyarimwe. Noneho hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko imyitozo n'uburambe bifite uruhare runini kurusha itandukaniro riri hagati y'abagore n'abagabo. Ni ukuvuga ko umuntu umaze imyaka akora ibikorwa byinshi atangira kubimenyera, yaba umugore cyangwa umugabo. Icyakora hari aho abagore bamwe bashobora kurusha abagabo ubushobozi bwo guhuza amakuru atandukanye no kwitondera ibintu byinshi bibera ahantu hamwe. Ariko ibi ntibiba ku bagore bose cyangwa abagabo bose, kuko buri muntu afite ubushobozi bwe bwihariye. Niba rero waratekerezaga ko abagore bafite ubwonko bw'amayobera bubafasha gukora ibintu byinshi icyarimwe, ukuri ni uko ubushakashatsi bwerekana ko ahanini biterwa n'imyitozo, uburambe, inshingano umuntu asanzwe afite ndetse n'uburyo yitoje gukora. Mu yandi magambo, ntabwo ari uko abagore bose bavukana impano yihariye yo gukora ibintu byinshi icyarimwe, ahubwo ni uko benshi muri bo bagenda babimenyera buhoro buhoro. None se wowe ubitekerezaho iki? Ese wemera ko abagore bakora ibintu byinshi icyarimwe kurusha abagabo, cyangwa wumva ko byose biterwa n'imyitozo n'uburambe? Twandikira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, ukande share na subscribe ku Ubumenyi Buzima TV kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro by'ubumenyi, ubuzima n'ibindi byinshi bishimishije. Murakoze cyane kubana natwe, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro gishya. Murabeho kandi mugire amahoro y'Imana. Ibiganiro hano ku Ubumenyi Buzima TV nakagaruka, mujye muhora mudukurikira, mudushyigikire, turabakunda cyane.
bye bye. Underwater, feel like I'm going over